kuko iki kintu yashyizeho manza ari mana hari yatekereje hari mu mana niko nabivuga abakongomani baba batumaje burikije ibintu bya biri kuza bakabifitama nandi ko bitanabagaho ariko nabibonye muzaza hore ku ngoma munyamakuru nakintu nakubwira ni intwari idasanzwe u Rwanda rwagaragaje ni intwaro yateye ubwoba abaturage ba Afrika ndetse na bamwe mu perezida bo muri Afrika. Njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda wampa ngo babigire vuba nkwereke ko u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Ubu rero ubuto bwacu turaburinda noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Dusanzwe tuzi intwaro ziremereye nka tanks, indege z'intambara, amato ya gisirikare, misiri n'ibindi bikoresho byagize uruhare rukomeye mu ntambara zitandukanye zabaye ku isi kuva mu ntambara ya mbere y'isi, iya kabiri ndetse no kugeza mu ntambara zo muri iki gihe. Ikoranabuhanga rya gisirikare ryakomeje gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Buri gihugu gikomeye gishora amafaranga menshi mu gukora intwaro zifite ubushobozi bwo kurinda abaturage bacyo no guhangana n'ibibazo by'umutekano. Ariko uko imyaka igenda ishira, abashakashatsi n'abahanga mu bya gisirikare bakomeza gutekereza ku ntwaro z'intambara zirenze kure iby'isi yari imenyereye. Mbahaye ikaze, icyo mbibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo tukajyana tukareba uko iyi ntwaro y'u Rwanda ikora. Ese iyi ntwaro ikora ite? Iteye ite? U Rwanda rwabigenje rute? Ikindi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi. Mwaka wa 2025 intambara yari huje M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari irimbanyije abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagerageze kurasa bisasu mu Rwanda binyuze mu karere ka Rubavu, ariko bite nuko u Rwanda rwari rufite intwaro yahise biburizamo ikabiturikiza mu kirere. Muri ayo mashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye imodoka y'intambara itangaje cyane ifite umubiri mugari cyane, nta pine y'ibyuma ayifasha kugendera ku butaka bugoye, ndetse ikagira igice cyo hejuru kirimo ibice byinshi bisa n'ahashyirwa imisiri cyangwa se ibindi bikoresho bya gisirikare bishobora kuraswa mu ntera ndende. Ako kanya abantu benshi bahise batangira kwivugaho, bamwe bahise igihangaye cy'intambara, abandi bahita tanke y'ejo hazaza, mu gihe abandi batangiye kwibaza niba koko umunsi w'imashini nk'iyi ishobora kuzagera mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Iyo umuntu ayitegereje neza ahita abona ko itandukanye cyane na za burende zisanzwe. Burende nyinshi zifite umunwa munini ushobora kurasa ibisasu byinshi, ariko iyo isa n'ifite ubushobozi bwo gukoresha system nyinshi icyarimwe. Ibyo byatumye bamwe batekereza ko ishobora kuba yaradateguwe nk'intwaro ishobora gukora imirimo myinshi mu gihe gito cyane. Hari abayibonyemo uburyo bwo kurinda ibice binini by'igihugu, abandi bayibona nk'igikoresho gishobora gukoreshwa mu bihe bidasanzwe bisaba ubushobozi bwinshi ku ntambara. Ikintu cya mbere gitangaje n'ubunini bwayo. Urebye uko yubatse usanga ifite umubiri mugari cyane ushobora kwakira ibikoresho byinshi imbere muri yo. Abahanga mu by'ikoranabuhanga ya gisirikare bakunze kuvuga ko iyi mashini iba nini gutya iba ifite ubushobozi bwo gutwara ibikoresho byinshi birimo ibikomoka ku mashanyarazi, ibikoresho byo kugenzura amakuru ndetse n'ibindi bifasha gukora igihe kirekire. Mu bihe by'ubu ikoranabuhanga rikomeje guhindura uburyo abantu batekereza ku mutekano. Hari ibikoresho bishobora gukora ibikorwa byinshi bitagombye kugenzurwa n'umuntu igihe cyose. Hari system zishobora gukusanya amakuru no kuyasesengura mu gihe gito cyane. Hari n'uburyo bushya bwo gukoresha amashanyarazi n'ingufu zitandukanye kugira ngo imashini zirusheho gukora neza.
nibwo havutse ikoranabuhanga ryiswe APS Active Protection System, akaba ari nayo ikoreshwa hano mu Rwanda, ikaba yarakoreshejwe mu mwaka w'2025 ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari igerageje kurasa ibisasu mu Rwanda. Iri APS cyangwa se Active Protection System isobanurwa nk'uburyo bw'ubwirinzi bukora mbere y'uko igisasu kigera ku ntego. Mbere ya APS, burende nyinshi zakoreshaga uburyo bwitwa passive protection, bivuze kurinda ikinyabiziga hifashishijwe ibyuma, amabuye y'ubwirinzi ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye. Ariko APS yo ni nk'umurinzi uba uhora areba impande zose agahita aburizamo igitero mbere y'uko kigera ku ntego. APS ni ikoranabuhanga rikora mu byiciro byinshi. Icyiciro cya mbere ni ugutahura igitero. Haba hari radar cyangwa se sensor zigezweho ziba zireba impande zose z'ikinyabiziga amasaha yose. Izi sensor zishobora kubona igisasu, misile cyangwa se rocket biri kugana ahantu runaka. Mu masegonda make cyane mudasobwa yo muri systeme yo muri iyi ntwaro ihita ibona ko hari ikintu kije ku muvuduko mwinshi. Iyo radar imaze rero gutahura icyo gisasu, APS ihita ijya mu cyiciro cya kabiri cyitwa isesengura ry'iterabwoba. Mudasobwa rero ihita ibara umuvuduko, icyerekezo n'aho igisasu kigera. Niba ibonye ko rero kitaza kugera kuri tank cyangwa se ku ntego, ntacyo ikora. Ariko niba ibonye ko gishobora kuyikubita, ihita itegura uburyo bwo kugihagarika. Icyiciro cya gatatu nicyo gitangaje kurushaho. Systeme ihita yohereza igikoresho cy'ubwirinzi kigahura n'icyo gisasu kikiri mu kirere. Intego si ugusenya ahantu hanini, ahubwo ni uguhagarika cyangwa se kuyobya icyo gisasu mbere y'uko kigera ku ntego. Ibi byose rero bishobora kuba mu gihe gito cyane kuruta uko umuntu yabasha kubibona n'amaso. Hari ubwoko bubiri bwa APS. Ubwa mbere ni soft kill APS. Ubu buryo rero ntibuseye igisasu, ahubwo buyobya uburyo kiyoborwamo. Niba misile ikoresha laser cyangwa se ubushyuhe kugira ngo ibone intego, soft kills ishobora kuyobya signal maze misile ikabura hirya. Ubwa kabiri ni hard kills APS. Ubu bwo bukoresha igikoresho gihagarika cyangwa se kiburizamo igisasu kikiri kure gato iyi tank. Ari nabwo bwoko bw'u Rwanda rwakoresheje mu mwaka w'2025. Nibwo buryo bukunze kuvugwa cyane kuko bushobora guhagarika rocket na misile mbere uko zigera ku ntego. Mu gihe cy'intambara z'iki gihe, APS yabaye ikoranabuhanga rikomeye cyane kuko intwaro zirwanya tanks zikomeje gutera imbere. Misile imwe ishobora gutwara amafaranga make ugereranyije na tank ihenze cyane. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byatangiye gushyira APS kuri tanks zabyo kugira ngo byongere amahirwe yo kurokoka ibitero. Ikintu gitangaje kuri APS ni umuvuduko ikoramo. Mu gihe umuntu ashobora gufata amasegonda make kugira ngo amenye ko hari ikibazo, APS yo ishobora kubona igitero gisesengura no gufata icyemezo mu gihe gito cyane cy'isegonda. Ni nkaho tank iba ifite amaso n'ubwonko bihora bikangutse. Ariko APS nayo ifite imbogamizi, ntabwo ishobora guhagarika buri gitero cyose. Ibitero byinshi bigeze icyarimwe biturutse impande zitandukanye, system ishobora kugorwa no kubihagarika byose. Niyo mpamvu ikomeza kuvugururwa no kunozwa buri mwaka. Uyu munsi APS ifatwa nk'imwe mu ntambwe zikomeye mu kurinda tanks n'izindi modoka za gisirikare. Abanga bavuga ko mu gihe kiri imbere izarushaho gukoresha ubwenge bukorana AI, sensor zirushijeho gukomera ndetse n'uburyo bushya bwo gutahura no kuburizamo ibitero. Niyo mpamvu APS ifatwa nk'imwe mu nkingi z'umutekano wa tanks z'iki gihe n'iz'ejo hazaza. Abakunda amateka ya gisirikare bavuga ko muri iki gihe habaye igihe abantu batekerezaga ko ibintu bisa n'ibidashoboka, nyuma bikaza kuyimamo. Imodoka za mbere z'intambara, indege za mbere ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byigeze gufatwa nk'ibitekerezo bidashoboka, ariko nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi byaje kuba ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu hari abantu bavuga ko ibishushanyo nk'ibi bishobora kuba ari intangiriro y'ibitekerezo bishobora kuzahindura isi mu myaka iri imbere.